Kaze mwese kw'ijambo ry'Imana. Uyu munsi twabateguriye isomo rya mbere rivuga hejuru y'intangiriro y'igitabo c'ivyakozwe n'intumwa, cyangwa se introduction y'igitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Ivyakozwe n'intumwa ni igitabo cihariye, kimwe mu bitabo vy'ingenzi bigize isezerano risha, ari naco conyine kivuga inkuru z'ibihe vya mbere vy'ubukristo. Inzandiko za Pawulo zirimo uduce dutandukanye tw'amakuru, ariko ivyakozwe n'intumwa niyo nyandiko yuzuye, ikurikirana kandi isobanutse yo kwiyubaka kw'itorero rya mbere rya gikristo. Imyandikire y'umwimerere ya Bibiliya ntabwo yagiraga imitwe y'amagambo, ndetse imitwe yagiye yongerwamo nyuma. Harimo n'imitwe ishobora gutera urujijo. Igitabo c'ivyakozwe n'intumwa kigaragaza umwanditsi ntabwo avuga imirimo y'ubumisiyoneri yakozwe n'intumwa zose, ahubwo yibanda cane ku bikorwa vya babiri muri bo, ari bo Petero na Pawulo. Iki gitabo ntabwo gisa n'icandikiwe kugaragaza amateka gusa, ahubwo kinerekana bimwe mu vy'itorero rya mbere ryemeraga. Nta kimenyetso kigaragaza umwanditsi w'ivyakozwe n'intumwa, ariko kuva mu kinyejana ca mbere hari ivyemezwa n'abantu bose ko Luka ari we wanditse iki gitabo hamwe n'ubutumwa bumwitirirwa. Bimwe mu bigenderwaho vya kera cane ni ubuhamya bwa Irenewusi wemeje ko ikinyejana ca mbere ko Luka ari we wanditse ivyo bitabo vyombi. Luka yari mugenzi wa Pawulo, bakoranaga umurimo w'Imana. Filimoni igice ca mbere umurongo wa 23 kugeza ku murongo wa 24. Luka kandi yari umuganga. Mu bitabo vye vyombi akoresha imvugo y'ubuvuzi, agaragaza ubugwayi n'imiti. Ivyo bitabo vyombi bigaragaza umutima wo kwita ku bagwayi n'impuhwe agirira abakene n'abaciye bugufi. Abahanga mu mateka bavuga ko Luka yigiye ivy'ubuvuzi i Perugamu, hafi ya Tirowa, aho ashobora kuba yarahuriye na Pawulo na bagenzi be. Ubushakashatsi bwa vuba bwerekana ko Perugamu hari ikigo gikomeye c'ubuvuzi mu bihe vya mbere vy'ubukristo. Imyandikire yo mu vyakozwe n'intumwa n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka iteye kimwe, haba mu nyandiko z'ikigiriki no mu zindi ndimi yahinduriwemo. Iri mu myandikire myiza cane yo muri Bibiliya. Umwihariko, imyandikire yo mu vyakozwe n'intumwa utangira mu gice ca 16. Mu bice bikurikiraho Luka ntiyongera gukoresha ba, ahubwo akoresha tu. Vyakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 17. Vyakozwe n'intumwa kandi ibice 20 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 16. Vyakozwe n'intumwa kandi ibice 21 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 18 na 28 ku murongo waho wa 16. Iyi mirongo yose ikoreshwamwo tu itangirira aho Pawulo na bagenzi be bahuriraga i Tirowa. Vyerekana ko umwanditsi yari kumwe nabo, kubera ko nta tandukaniro rigaragara hagati y'imyandikire yo mu bice bikoreshwamwo tu. N'ibisigaye vyose bituma twemeza ko igitabo cose
cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe n'umuntu umwe. Kubera uburebure bw'ibitabo bya Luka, yatanze umusanzu munini cyane mu isezerano rishya. Inzandiko za Pawulo zose zikubiye hamwe ntabwo zingana n'ibitabo bibiri bya Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka n'ibyakozwe n'intumwa. Nubwo mu mateka byakunzwe kwigishwa cyane ko Luka yari umunyamahanga, inyandiko y'isezerano rishya ntabwo igaragaza neza inkomoko ye. Nta gihamya cyo mu byanditswe kiriho. Isano riri hagati y'ibyakozwe n'intumwa n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwanditswe na Luka hamwe n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa byandikiwe umugiriki w'umunyacubahiro witwaga Theophile. Ubutumwa bwiza bwa Luka butangira n'intangiriro cyangwa se butangizanya introduction, naho ibyakozwe n'intumwa bitangizanya umwanzuro cyangwa se conclusion. Ibyo byose bihuza ibyo bitabo byombi bifasha abo mu gihe kizaza gusobanukirwa ko ari ibice bibiri by'inkuru imwe. Ibyakozwe n'intumwa ni igice cya kabiri cy'inyandiko ndende gikomeza inkuru yatangiriye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, yerekana ibyo Yesu yatangiye gukora no kwigisha. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa mbere. Luka yashoboraga gusesengura uko ubukristo bwagiye bwaguka mu byiciro buhereye i Yerusalemu bwerekeza mu bice byose, ariko Luka yahisemo kuvuga amateka y'itangira ryo kwizera kwa gikristo muri Yerusalemu, akomeza uruhererekane kugeza mu mujyi wa Roma rwagati, ari we wari umujyi ukomeye cyane w'ubutegetsi bw'icyo gihe. Ubutumwa bwiza bwavuzwe buhereye mu mugwa mukuru w'Abayahudi busorezwa mu mugwa mukuru w'abanyamahanga. Urugendo rwo kugeza ubutumwa i Roma ntabwo rwakurikije inzira y'ubusamu, ahubwo bwanyuze mu nzira iziguye iciye i Yerusalemu, i Damasiko na Antiyokiya na Aziya ntoya na Makedoniya n'Ubugiriki, no kugaruka inshuro nyinshi mu mujyi ubutumwa bwatangiriyemo wa Yerusalemu. Iyo hatabaho guhishurirwa n'imbaraga za Mwuka Wera, ntabwo byari gushoboka ko ubutumwa busakara aho hantu hose, bikozwe n'imbaraga z'abantu gusa. Niyo mpamvu bikwiye rwose kwita iki gitabo ibyakozwe na Mwuka Wera.